rimwe uzabona umuntu yifasha kubwire ngo buriya shaho rero ntubona uko mbayeho uku, ntubona amafaranga ubona mfite, narayakobokeye, naraye amajoro, naraye rwantambi ntasinzira, buriya ntugire ngo wakira utakoze. Ariko se noneho nujya ku mukarani umaze imyaka 20 yikorera imicanga atunda sima buri munsi kuva isaa 11 z'igitondo kuzageza isaa 2 z'ijoro, agatunda imizigo y'abagenzi urujya n'uruza, akaba agiye kujya mu zabukuru, impamba ari yo kugwa agacuho k'iyo mizigo nyine y'ibiri ibihumbi yikoreye muri iyo myaka. Urumva wazakubwira ko inyungu yo gutuneka no gukora agatunambwenu ari iyihe? Noneho reka guhisha amaso mu ishitingi urore neza, uwo mugabo wiberaho mu gutunda imizigo ninde ukora kumurusha? Kandi se ninde wari ukwiye kubona indonke y'ubuzima kumurusha niba kuronka bigendera ku gukora da? Nubisesengura neza wowe ubwawe uriha igisubizo ko bamwe mu banyamafaranga aba bakunze kwigamba ko gukora cyane aribyo byatumye bayajejetana kandi kari ibihangange mu kuba abanyembaraga. Ariko se wowe ukuri wumva ari ukuwe? Abafite ubutunzi babukurahe mu gukora cyane koko? Amahirwe mu kuba ari abacabwenge cyane kurusha abandi se? None se mwarimu wakwigishije aho ntiyaba ari we wakabaye ari intangarugero mu kwibika iritubutse kurenza n'abandi? None abanyamafaranga batekereza iby'ingenzi kurusha ibindi, nko kumenya amacenga yo gukurura ibikurura amafaranga kurenza umuruho w'imvune wo kwiyirukaho ku busa nk'abandi. Bavutse neza se ku bisekuru byiza byabateguriye kubaho nta mvune yo kuyahiga mu nyandiko y'ifeza. Kandi y'ubutunzi y'uyu munsi turibanda ku gitabo kigaruriye imitima y'abantu amamiliyoni ku isi cyiswe Rich Dad Poor Dad, intiti y'umwanditsi wacyo akaba Robert Kiyosaki. Nge ndi Benita Giraneza Uwera, uhawe ikaze mu itsibaniro z'inyandiko, inyandiko z'ifeza nako zirusha agaciro ifeza kuri bamwe. Ni kuri BGU Space. Kuki abantu bize cyane bakomeza kuba bakene, n'abize make bakaba bakire? Umutwe wa mbere w'iki gitabo cya Rich Poor Dad cy'umwana uba ufite ba papa we babiri, umukize undi nawe akennye, uragira uti abakire ntibakorera amafaranga. Uherereye kuri page ya mbere kugeza ku ya 36 y'iki gitabo. Uyu mutwe kandi ni nawo shingiro ry'iki gitabo cyose. Robert Kiyosaki yerekana uko Poor Dad yigishaga umwana we, agakunda kumubwira ati wige cyane ubona akazi keza uhembwe neza, ari nako n'abandi babyeyi benshi bakunze kubigenza. Ariko ngo Rich Dad we akamubwira ati ntukorera amafaranga, ahubwo ige uko yagukorera yo. Abakene n'abakozi bakorera amafaranga, hanyuma abakire bo bagakoresha amafaranga nk'igikoresho. Rich Dad yamwigishije ko umushahara utuma umuntu abaho, ariko ubwenge bw'imari aribwo butuma akira. Umutwe wa kabiri w'iki gitabo uragira uti kuki bigisha imari mu mashuri? Uherereye kuri page ya 37 kugeza ku ya 66. Uyu mutwe usenya imyumvire rusange abantu bakunze kugira ku mashuri, yewe n'imyumvire y'imari muri rusange. Kiyosaki avuga ko amashuri yigisha imibare, yigisha siyansi, akigisha kandi amateka, ariko atigisha uko amafaranga akora. Hano Rich Dad amwigisha itandukaniro rikomeye cyane nka asset ari kwinjiriza amafaranga, liability igakuramo amafaranga. Inzu utuyemo ni asset niba kuvana mu mufuka wawe amafaranga ya buri kwezi. Abantu benshi batekereza ko batunze asset nyamara bafite liabilities. Umutwe wa gatatu w'iki gitabo ugira uti jya witaho business yawe. Uherereye kuri page ya 67 kugeza kuri page ya 94. Uyu mutwe wibanda ku kutibeshya ko akazi kawe ari business yawe. Rich Dad avuga ko akazi kawe ari ugukorera undi ngo maze we yikabiriza inzozi zo kwirundaho ifito kandi ritubutse ku mbaraga z'umurengera zawe wagakoranye, wariho yibarira ibyavuye muri izo mbaraga zawe ngo arebe ko byamuhombeje cyangwa byamwunguye. Business yawe yavuze ko ikiza cyayo kwinjiriza amafaranga niyo waba udahari. Si ngombwa ngo wirirwe witsitsimba kuri yo ngo ubone umuhigo, ahubwo umuhigo gusanga aho wicaye cyangwa se aho uri guhigira undi. Asset zivugwa nk'amazu akodeshwa, imigabane, business, uburenganzira bw'ibihangano n'ibindi. Rich Dad avuga ko ngo umuntu ushaka ubukire agomba guca ukubiri no gutekereza ko ibigomba kumwinjiriza no kumubeshaho ari umushahara agenerwa ku kwezi.
Umutwe wa 4 w'iki gitabo uvuga ku mateka y'imisoro n'imbaraga z'amakompanyi. Uherereye kuri page ya 95 kugeza kuri page y'118. Hano Kiyosaki asobanura impamvu abakire barushaho gukira, abakene bagakomeza gukena, ari nako bishyura byinshi. Ngo abakire ngo bakoresha amategeko, bakoresha amakompanyi, bagabanya imisoro mu buryo bwemewe. Naho abakene bahembwa ibisigazwa by'amafaranga aho imisoro ibanza gutangwa n'ibindi bituma amafaranga bageraho mu nyuma asa naho aba ari amasaguka ya nyuma na nyuma. Hari n'indi ncamake y'uyu mutwe kandi igira iti si uko abakire bakunda igihugu, ahubwo nuko basobanukiwe amategeko. Umutwe wa 5 w'iki gitabo uva kuri page y'119 kugeza kuri page y'143 ugira uti abakire bihangira amafaranga. Uyu mutwe wibanda ku gutekereza guhanga. Rich Dad yigishije umwana we kudategereza akazi, kudategereza kuzamurirwa umushahara, ahubwo ko akwiye kujya akunda kubaza ibibazo byubaka no kwihangira ibisubizo. Ati ubwenge ni umutungo uruta amafaranga. Umutwe wa 6 w'iki gitabo ugira uti korera kwiga si ukwishyurwa. Uherereye kuri page y'144 kugeza kuri page y'165. Avuga ko gukurikira amafaranga gusa bigeraho bigahagarika gutekereza cyane no kwibanda ku kazi gakwiye kukugira umumaro ukomeye. Si ibyo kandi gusa, ubumenyi, ubunararibonye, ubuyobozi ngo ntabwo ukunda kubishikira iyo utekereza ko ugomba kuyoborwa gusa ukagenerwa ibyo ugenerwa ku kwezi ubundi ukituriza. Ngo abakire bo rero bakusanya ubumenyi si umushahara gusa, hanyuma ahubwo ubumenyi bakazabukoresha mu gukora byisumbuyeho ibyabo cyangwa se ahubwo bikanarenga kuri ibyo bakoreye basebuje. Bivuze ko n'abakire benshi nabo muri bo bahera ku gukorera abandi. Umutwe wa 7 w'iki gitabo Rich Dad Poor Dad ari nawo ugisoza uherereye kuri page y'166 ukagira uti gutangira gutsinda ubwoba. Igitabo gisoza kivuga ko ubwoba bwo gutsindwa butuma abantu badatera intambwe, kandi nyamara ntibibuke ko amakosa byara amasomo. Benshi bati ayi none naramuka mvuye muri aka kazi najye kwikorera ibyanjye nkahomba, nakibonye nayo mahirwe yo kugasubiramo. Kwizera ko wabishobora utiteye ku gihe bizafata nabyo ni bimwe mu bibazo by'ingutu bituma abantu badafata imyanzuro ikwiye. Ngo ubukire butangirira mu mitekerereze si ku mufuka gusa. Ese waba wemeranya n'ibyavuzwe muri iyi nyandiko y'ifeza y'uyu munsi? Icyakora nureba bamwe mu bakire bagukikije uzasanga hari iyi nyandiko yuje ukuri. Nk'urugero, hari abanyamakuru benshi bahoze bakora mu binyamakuru bitandukanye by'abandi imyaka n'imyaka, nyamara ubuzima bw'inzozi zabo bugakomeza kuba kure yabo cyane, yaba muri gahunda y'imibereho ya buri munsi yabo isa na programme z'abakire, aho bagupangira gahunda y'akazi gutaha ejo igihe uzagarukira mu kazi bikaba iby'imyaka igashira indi gataha, ariko bashira ubwoba bwo kuva aho hantu ugasanga batangiye kugera amajanja indoto zabo z'ubukungu bifuza. Aba Yvette Sandrine ukoreye ibitangazamakuru bitandukanye imyaka itari mike, kandi nawe yari umwe mu bashyiriweho gahunda y'abakoresha kagomba kuba umwanya munini mu kazi nk'abandi bose bagendera ku mabwiriza y'abakoresha, kandi nyamara yari amaze kugaragaza ko afite impano kandi yamuzamuriye n'igikundiro mu bamukurikira. Byarayeho gufata umwanzuro hakiri kare ngo abyaze mu mahirwe umusaruro agatangira gukora ibye. None tekereza ko asigaye yingayinga bahoze ari abakoresha be mu bijyanye n'umusaruro w'ibyo bakora, kandi bikaba byarabaye mu gihe gito cyane rwose. Tekereza ko noneho bo bafite izindi mbaraga bishingikirijeho zo gukoresha abandi. Ibaze nawe iyo mpano ufite cyangwa se izo mbaraga zawe ukoresha uhagaritse n'umutima, uhagaritse kuzishora kuri boss wawe ugatekereza kuzishora kuri business yawe bwite. Nahawe ho gushirika ubwoba nanone. Usibye n'uyu mukobwa ukiri muto, hari ibindi bihumbi by'abakire benshi bavuga ko ubuzima bwabo bwahindutse cyane nyuma yo gufata imyanzuro yo kureka gukorera abandi bagashirika ubwoba, ahubwo bakavuga ko ibyo babakoreye ari byo bakoresheje nk'impamba yuje ubwenge yo kunoza neza ibyabo, ahubwo ko icyo bicuza nanone ari uko batinze kubifataho umwanzuro hakiri kare. Jya mu mvugo z'abo bakire bose nk'aba Jack Ma batse akazi imyaka n'imyaka birukanka ku mishahara, ba Bill Gates n'abandi, uraza kuhakura ukuri kujyanye n'iki gitabo. Rich Dad Poor Dad si igitabo cy'amafaranga gusa, ahubwo ni igitabo gihindura uko utekereza ku buzima, ku kazi no ku bwigenge bwawe muri rusange. Nahawe rero ho gushirika ubwoba mu myanzuro ufata. Nimunyemerere abari n'ahangaha dusoreza iki kiganiro cyacu, naho ubutaha.